Alright, twongeye kubasuhuza tunabashimira mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube, aho tubagezaho inkuru cyangwa se ibiganiro cyangwa se amakuru bigiye bitandukanye biba bigezweho, biba bivugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yabwo, ibwota amasimi. Niyo mpamvu tugushimira rero wakanze subscribe, wowe tutahwema kubana umunsi ku wundi, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe uri mushya kuri uyu muyoboro turagusaba gukanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'inkuru cyangwa se n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni inkuru ziba zizewe, ni amakuru aba atari ivumbi tubagezaho dukura ku binyamakuru bikorera hano mu Rwanda iwacu ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye bikorera hanze yarwo. Niyo mpamvu rero nawe biza kugira umumaro igihe wakanze subscribe, kuko uzahora uri update ku makuru aba agiye agisohoka. Niyo mpamvu rero twihuse nk'uko mubibona hano muri screen, dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubatahurire inkuru zizewe, inkuru ziba zitari zavugwa ku bindi binyamakuru. Niyo mpamvu rero nk'uko mubibona muri screen ari inkuru tuje kubabwira, inkuru aho tugiye kuba twagaruka ku gitaramo cyabaye ku munsi w'ejo, igitaramo cyashimishije abantu, igitaramo cyaranze cyangwa se igitaramo kizandikwa mu mateka y'u Rwanda, kuko cyari igitaramo cy'ibyishimo cyane, cyaranzwe n'ibyishimo, aho abafana bagaragaje ibyishimo, bagaragaje akanyamuneza ku masura yabo. Rero nk'uko byagiye bitangazwa cyangwa se nk'uko twabicishijeho mu itangazo mwabonye, ni itangazo aho umuhanzi wamamaye cyane uturuka mu gihugu cya Uganda, Dr Jose Chameleone, yatumiwe n'ikipe ya APR FC ku munsi w'ejo muri stade Amahoro, aho byari ibyishimo cyane, aho yatumiwe kugira ngo aze gususurutsa abafana ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange ku munsi w'ibyishimo ku ikipe ya APR FC ku munsi w'ejo nk'uko mwagiye mubibona. Rero uyu muhanzi yatumiwe mu rwego rwo kugira ngo aze gususurutsa abanyarwanda ndetse n'abafana ba APR FC, by'umwihariko ku munsi w'ejo, aho ikipe ya APR FC yari yarifuje kuba yakwakira cyangwa kuba yashyikirizwa igikombe yatwaye cyangwa se ibikombe yagiye itwara, harimo igikombe cy'amahoro ku munsi w'ejo, aho yatumiye uyu muhanzi w'icyamamare. Rero ku munsi w'ejo byari ibyishimo nk'uko mwagiye mubibona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho uyu muhanzi Dr Jose Chameleone yagiye aririmba indirimbo ze zamamaye cyane, indirimbo zakunzwe n'abatari bakeya, harimo varuvaru, harimo n'izindi ndirimbo nyinshi cyane, Jamila ndetse na Tatizo. Ni indirimbo zamamaye cyane, ni indirimbo zakoze ku mitima abatari bakeya, haba mu Rwanda ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba. Rero bivuga ko uyu ari umuhanzi ukomeye cyane, haba mu gihugu cye yavukiye mu gihugu cya Uganda ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba. Yamamaye cyane cyane mu njyana ya Afrobeat, reggae ndetse n'izindi. Niyo mpamvu rero uyu muhanzi bitewe n'ibigwi yagiye akora, ariyo mpamvu yatumiwe ku munsi ukomeye cyane ku ikipe ya APR FC cyangwa se n'abafana muri rusange b'ikipe ya APR FC. Rero ku munsi w'ejo byari ibyishimo bikomeye cyane, ariko rero twihuse nk'uko mwabibonye kuri cover y'iyi video, inkuru nyamukuru, inkuru yatunguye abatari bakeya, inkuru yateye abatari bakeya kuyibazaho, ni inkuru mwabonye nk'uko twabicishijeho kuri cover y'iyi video, aho twabwiraga ko uyu Jose Chameleone nyuma yo gukora igitaramo gikomeye cyane, nyuma yo kugaragarizwa urukundo rukomeye cyane n'abanyarwanda muri rusange, aho byaje kuba byatangazwa ku biciye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ko nyuma y'iki gitaramo yaje guhora na His Excellence Perezida Paul Kagame w'iki gihugu cyacu u Rwanda. Rero ni inkuru twagiye dukora ku binyamakuru bigiye bitandukanye, aho bivuga ko uyu Dr Jose Chameleone yaje kugirana ikiganiro na Perezida His Excellence, aho bagiye baganira ku bintu bitari bikeya, aho bivuga ko uyu Dr Jose Chameleone yagiye amubwira cyangwa se yagiye amushimira cyane cyane, by'umwihariko bitewe n'urukundo yagaragarijwe cyangwa se bitewe n'ubwuzu yagaragarijwe n'abanyarwanda, by'umwihariko abafana b'ikipe ya APR FC ubwo yakoraga igitaramo hariya kuri stade Amahoro. Rero ni inkuru zagiye zivugwa n'abatari bakeya, ni inkuru abantu bagiye bagarukaho batari bakeya, aho byaje kuba bivuga ko uyu Dr Jose Chameleone yaje kuba yakwifuza kuba yazatura mu Rwanda. Ni inkuru tutari gushimangira neza kuko bitatangajwe n'uyu Dr Jose Chameleone by'umwihariko cyangwa se n'ibindi binyamakuru byizewe. Ni inkuru zagiye zicaracara ku mbuga nkoranyambaga, ariko ni inkuru tutari gushimangira
ko uyu Jose Chameleone yaje kuba yasaba Perezida His Excellency kuba yaza gutura hano mu Rwanda, mbese akaba yafatwa nk'umunyarwanda muri rusange. Rero ni inkuru tutari gushimangira neza kuko dusanzwe tubizi ko uyu Jose Chameleone ari umuntu utuye cyangwa se ari umusore cyangwa se ari umuhanzi wamamaye cyane hariya mu gihugu cya Uganda, bikaba bivugwa yuko ari naho atuye, akaba ariho yubatse n'umuryango we uri. Aho bivuga ko afite inzu y'akataraboneka, inzu nziza cyane, inzu ihenze cyane, inzu ikomeye cyane, inzu y'umuturirwa hariya mu gihugu cya Uganda ndetse no mu mujyi waho wa Kampala. Kandi mu kindi kintu tugomba kumenya cyangwa se ikindi kintu tugomba kumenya cyane kuri uyu muhanzi, yuko bivuga ko amazina ye nyakuri ari Joseph Mayanja, aho bivuga ko iri zina Mayanja yitiranwa na se umubyara, nk'uko bivuga ko ise umubyara yitwa Jaid Mayanja, naho nyine akaba yitwa Polosi Mayanja. Bikaba bivugwa ko uyu muryango cyangwa se aba babyeyi b'uyu Chameleone bafite abandi bana benshi, harimo Weasel Manizo twabonye by'umwihariko ku munsi w'ejo wafatanyije n'uyu Chameleone mu gususurutsa abanyarwanda muri rusange, ndetse by'umwihariko abafana b'ikipe ya APR FC bari hariya kuri stade Amahoro. Kandi bikomeza kuvuga ko uyu Chameleone Dr Joseph yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda ku itariki 30 Kamena, avukira hariya mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala, hamwe n'abandi bavandimwe benshi cyane. Bivuga ko hari n'undi muvandimwe wavukanye n'uyu Chameleone waje kuba yakwitaba Imana. Ariko rero aya niyo makuru twaba tubafitiye, aya niyo makuru twaba tuje kubabwira by'umwihariko kuri uyu Dr Joseph Chameleone waje kuba yakwigaragaza ku munsi w'ejo, aho yasusurukije abanyarwanda, aho yakoze igitaramo gikomeye cyane, igitaramo kizakomeza kwibuka kuko n'icyari igitaramo cy'ibyishimo, by'umwihariko bishimangirwa ko cyari cy'ibyishimo kubera ko ariho ikipe ya APR FC yari gutwara cyangwa se yari kwakira igikombe yaje kuba yakwegukana. Rero aya niyo makuru twaba tuje kubagezaho, tubasaba gukanda subscribe wowe twabanye, kandi tunagushimira cyane, kandi turabasaba gukanda subscribe kugira ngo mutajya mucikwa n'izindi nkuru nyinshi tugenda tubagezaho by'umwihariko kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Ciao ciao.